ntabwo umuntu yanjye yansuzuma n'usindabyumva none ibintu byambaye wabyumvisha ariko se bro ubundi ibyo bintu kuki ukunda kubyishyira mu cyaro ntabwo ndabyakira neza kubera iki utabyakira kugira ngo ubyemere twagiye iwabo kumwe na best wanjye nyine ngira ngo urabizi nawe nta kuntu ajya mu rugo nk'arya wenyine ugatireka ngenda byibura ari bumufashe nyine tumukomveke mwana ndahagira turaganira nzi ko biri bukunde kuri finale njya kumva ngo umukobwa aragigiye uvuga ati sha amazi nange mbanza yankoze umukire nkanye wita umukobwa nkure ya mbere uvugisha ukuri man yarambwiye ati mfite undi uzugo umuntu ari kundutisha karyasi rwese amadongo uri gukubisa ahantu isafuriya mu gitondo na nimugoroba sekanye apanga kunda umukwe we nanga kukubwira ibintu kuko buri gihe mubwiye ikintu uraseka oya gusa nyine nabirenze ahubwo nakumva ko umukozi yakujyana umukobwa ntabwo wabyumva sha ntabwo byumvikana ngaho rero karyasi ihembwa 10 na sha ariko buriya wasanga nawe confidence wawe wifite nawe ubwawe zabaze best twari turi kumwe nagenda iginyana nashyize kuri imbi kusuga yakitora akakwa mu kongo komane viye ko cyagera nyine nigira imfura nk'umuntu nyine w'umukuru amusuza mu kinyabupfura byumva ati musaza ukuntu bimeze gatwaje gusura sheri wanjye nkivuga ngo sheri wanjye nayo imeze nk'ukujije agati mu ntozi ngo sheri wande arahagarara avuga ati calm down man twaje gusura nta nibirende nimba kari karajemo ko busheri byari bincitse yambwiye ibintu sinabisubiramo habwo ngira inama mbigenze gute shama reka nkubwire ntukwisuzuguze kuri uwo mukobwa ufite akazi keza cyane ufite amamodoka ufite amahoteli rwose ntukisuzuguze kuri uwo mukobwa washaka n'undi mwana kuko abakobwa barahari sinzi ko napfa kubishobora cyane nashobora ibyo ni ibintu wishyizemo kumwikuramo se niwe wenyine nashyize mu mutima wanjye nta wundi nashyiramo rwose reka shanyine nawe wabyishyizemo gusa nyine ugomba kugerageza pe ugashaka ubundi hari ibintu bijya bibaho kenshi iyo unishyizemo mu ntangira sinzi ikibazo nzi mane yanjye kuko mugenza gute wasanga nawe bawubishyizemo ubuhanga bwinshi ariko nta buhanga bwinshi wana none se niba umukobwa tubigiyemo neza ukwezi kwa mbere kwa kabiri umwaka ugashira tunanye umwaka nta nezi ntarinde niba atari 8 ndakeka yaragiye kuba 8 none kuri finale nsubiyeyo yiviriye mu kazi ngo zagara ngo karyasi ngamwibira karyasi ariko nakubwiye nyine washaka kundi si uwo mukobwa ubundi wamubonye ubuhe bwiza bari badafa baramubonye cyangwa ntabwo bamubonye ariko mani washaka nundi nese abakobwa beza si bahana ni mwiza mwaraseka neza wabona nundi wabona nundi ntabwo nshaka abakobwa afite imico ntazo bayikura bana amafaranga mfite ntabwo duwa ugenda utoragura kwa tundi yajya mu nduki kwiga bana umukobwa mwana muri aho umeze bite wakintu gusa umukobwa niwe nshaka ngiye ndashaka umukobwa uzasura umeze bite nisamubye ibintu nk'uko nana byaramurwa ababyeyi ntubazi ko nameze wajyana aho makangu se bakayemera ariko hari n'abandi bakobwa bagifite imico yaho ndangira rero rega niyo mpamvu nakuzanye no kutuganira nanze kugumesha mu gikari ngo ababyeyi batanabyumva bateka kugenda ku ruhande biye buri abyumvishe sinamukira nukunze ku mwaka wose ugashira shanye gerageza rero ko abone undi nanjye nzagufashamo cyane kandi rero nyine babizi nawe byari tubisoza bose baramushaka ryari bakereka ibyo tubireke ngiye ukaza amasaha yagiye ubwo tuzabihuza sibyo ngana kibazo sigaye amahoro ngiye ntabwo mbyumva pe nta kuntu umuntu w'umukobwa rwose yansuzuguza imbere y'agatindi nka kariya ntabwo bishoboka ngiye ntabwo bishoboka pe nta kuntu ugiye umukobwa wanjye naba namushakiye akazi afite akazi kamuhemba neza urumva kandi afite n'amafaranga ikindi kandi umuhungu urimo uramutereta nawe afite imodoka afite amazu meza yewe na za Dubai agerayo urumva nta kuntu rero yaza akivanga mu bakire nkatwe utubure kuba nyine tutabasha kuba twahura tukanishimana urumva ntabwo mbyumva neza rwose ibintu ntabwo mbishaka baba we iki ni igisebo rwose arimo arashaka kunsuzuguza buriya butindi bw'abakene njye ndimo ndamuhereza umuhungu ufite amafaranga uriya muhungu rwose agomba kumukunda uko byagenda kose agomba gukundana nawe ku itegeko noneho ryanjye ngo ngiye kwishyiriraho n'ibitaba ibyo uriya muhungu rwose agomba gupfa akaba ariwe yakundana nawe ibintu ntabwo mbishaka rwose ntabyo nshaka ntabwo nkeneye no kubyumva pe ntabwo mbishaka
ese wowe nta dukuru twa bosira mbona kuza ku kazi mbona nazi. nijoro twavuganye numva nasa n'umuntu unaniwe arambwira nyine ngo nimureke aryame ariko ntabwo ugeze ambwira nimba atari buzye, ntabwo ugeze abimbwira. umuntu asesha ugira ngo hari ikibazo cyamubayeho kabisa. ngenda kumva ntacyo nyine wasanga ari buze. izi saha araza ashobora kuba afite ibibazo ahubwo. ko njye twaraye tuvuganye nyine numvaga asa n'umuntu unaniwe ndamwihorera. nzi ko ari umuntu wa mbere ukunda akazi, ahubwo kuba atanaza ni ikibazo. njye nyine Sha. none se ahubwo hano hantu hari amaraporo ubwo ngubwo ukabanza ukashyirizaho abakozi bo munsi nabo bakabanza bakora totari nyine y'amafaranga yose. turateguye neza ariko ndebe amaso ndebe ukuntu tumeze. ndabona ari sawa ahubwo. ubwo rero tubagishyira nyine bakora totari y'amafaranga yose, ubwo noneho uzahita bikugarura uturunzanira ntibishira bose. ako ntari gutinda mana we kazi kari gupfa. ugira umuhamagare kabisa umubaze ko ndabona akazi yakadutanye. kibivuga mu kandata mpamagara reka manda ngize nanjye ndabona hari umuntu ugiye kohereza akaraporo kanusoze ndebe ko nagira kumuhamagara byo ni ukumuhamagara gusa aya masaha kuko maze kuba ahantu akeye rero. narindushye. ishuri rero kandi se wowe ahangaha wageze gute? ahubwo se wowe utuye uturuka he ko nakuzi? kuki winjiyemo hano nta muntu waguhaye uburenganzira uritora urinjira rwose? aha ni kwa bro wanjye, ni nko mu bro wawe uhe hano ngiye ko ndi umukozi. yaba afite mushiki we nabizi se? aramufite gusa wowe umukozi wamenya gute ukuntu usa? ariko mwagiye mureka gusuzugura. ahubwo urabona se ntabwo ari ugusuzugura ubwo uri n'ikijura buriya. ahubwo bishobora kuba ari we mujura. urabona se mujura? iki gikapu ntacyo nari nzi hano kanze mbanze mpamagare bose. ahubwo si nimero kaba telefone rero nako karandembeje ni uguhita kajyamo. Alo boss. Ego. Hano rero hari haje umuntu w'umukobwa. W'inzobe ari kumbwira ngo ni mushiki wawe kandi ntawe nzi muri bashiki bawe. Ari kumbwira ngo avuye kwiga ngo ni mushiki wawe simbizi. W'inzobe ubyibushye. rero nawe wakoze amakosa. wahoreje umuntu si wigeze namamagara ngo umbwire ko ari buze kuza. yahageze. ntabwo nari nzi ko ari mushiki wawe ubwo ngubwo. kanze imbaraga ko kunywa mbe nkamutegura ntabyo nari nzi. sawa. umukozi hano? ingendo umukozi hano. ahubwo se umukomera ahubwo. ntabwo nari nzi kuri mushiki we. ntabwo twari tuziranye.
naje hano basanga boss gusa. Sinanzi ko nagira n'umukozi. Wigaga hese? Nigaga GS Rango. Ubwo nabyo nahinze boss ntago izi saha bahari yagiye mu kazi. Ubwo reka mbe ngushakira ko kunywa ubu mutegereje. Ndamutegereza. Sawa. Ana yanjye. Kazi noneho kazarangira we. Naratere gukora delivery vuba. Se boss we kana yanjye. Amasaha ageze ataraza mana kazi kasigaye karambanye kenshi nawe nzabona boss aza na phone yayikuyeho nta kumuhamagara mana we kuko nawe aragenda gute wow mashini mwamuze boss ni byiza mwese bose uba kazi kari karambanye kenshi ntabwo wabyumva umva mana we akazi katubanye kenshi ntabwo wabyumva ubu ngubu mana we okay noneho dore ngaho naringejeje ubwo ratumye nukomeza ugumishe checking ndabona utakuri Nose mwameze gute? Shaka tumeze neza ariko akazi kashaka ariko turembeje no kuri we boss urakoze se kiye kibazo kutazaga na phone ye nta gikiriho. Se hari akabazo nari mfite. Ariko nta birenze birimo. Yaje nawe Aramutse. Sinzi ibyawe dressing ira hano na wa muntu twe twakomeje kuvugana anyereza document nyine nari mbaye kuzisohora ngo sinyire ko razishaka no byihutirwa arambiye ko byahagaze ra yaje kubyemera ko namukomvise nyine birangira byemeye boss azanye n'amahirwe menshi. Yes, izi bya boss. Neri shaba. Itera pe. Yabyanze. Ego. Bwego nta byacu. Bencitse. Nta kibazo. Ntabwo company yawuzani yacu. Twemeye ko dukora ni byiza. None boss, wumva ikibazo wari ufite. Mo kutaza mu kazi na phone ukayikuraho twavugana ngurana ni we. Njya ntago nabikubwiye. Mbwira nkuko no kwigisha amatsiko. Na suzi se cyagiye muza. Nyine sinakubwiye ko ari umutipe dukundana se. Waramubwiye ese akora iki zo? Nta birenze. Ntakora akazi ko mu rugo. Biseka birababaje. Wowe ukundana n'umukozi wowe boss wanjye. Ukundana n'umukozi wo mu rugo. Kubera iki nase ibyo nta bintu birenze. Byumva none nese nimba hari nyine nicyakubije kuza mu kazi. Ni wese mu rugo yaraje mu rugo. Kandi bakimubona baramwirukankanye. Bamwamaganiye kure ko nawe umubyeyi wakumva nyine umuntu se nyine ariko nukwihana. None se ndi kwibaza nyine sugu iwanyu bizagenda gute none se uzakomeza ureka akazi nyine nese undi byakemutse wapi baba bikajije noneho papa wiwe yaramwiruzi ko habuze gato ngo amukubite yaramukubise pe use rero twana ubwo sinzi none se Yesu bashana ushaka uburyo tugusura pe ko ndi kumubabaje none se
ariko ahandi yemeze neza si byari bimeze neza nyine urebye. nanjye akazi kari kandembeje urana wigeze kurwaraho ariko nanjye yarakize. mama yari arwaye wumve ngo nyine Ariko yarakize kwenda ubwuje nanjye uzamaga ngenda njye kureba mama nta kibazo. kandi wizera Imana byose bizakunda nawe bazamwemera Simbizi pe nimba bizakunda. ese kuko ntabwo ntabwo ndabyumva da kunda n'umukozi wo mu rugo Ubwo si byo ni ubwa mbere ubyumvishe koko. rero kanderi kera yambwiyeho ngo niko papa nyine yamwibiye akabanga ngo ngize mbyitaho Cyajyemo ndakuzi na amagambo n'ayawe nyine ari kumbeshya none koko nibyo ndabikunda gake gake Imana izabishaka niko kumona muri minsi akazi gasigaye gakora nabi bitagenda bisigaye byifashe narabikubwiye akazi ka hano ukuntu kifashe nakubwiye ko haba hari imirimo myinshi ishoboka pe urabona nawe ubuntu bwose buba buri hano buba buri kumvura hari uguteka hari ugufura nubwo ari ibyanjye wowe utirirwa hano ariko urabona nyine akazi kaba kandiye pe sigaye mbona pesha sigaye mbona ko nashye nkabona ufite stress nakureba nkabona nuri hamwe nkabona ufite ibibazo kabisa ubona ari hamwe se bose ibyo byihorera nawe igihe byakubaho ejo bundi nitore njye umukobwa njyana iwabo ngo agiye kunyereka iwabo nasanze y'umusaza ise papa we baba data we umusaza yasohotse ari kuvugira kuri telefone ubwo urebye ukuntu yansohoye n'uwo mukobwa twaraganiriye arambwira ngo nyina pe arankunda nanjye ndamukunda pe ariko icyo mbona kizaba imbogamizi ni iwabo nibo mbona afite muri make nibo dufite imbogamizi iwabo ntabwo bari kugushaka ubu ese ubwo aho hantu umukobwa yarambwiye ngo hararenze byadanje ku buryo baba bafite amafaranga baba bafite amafaranga kandi n'umwana ni mwiza gusa umwana yagukundiye ikira afite amafaranga noneho ugiye ahita yibaza ati se bose ntamusiga ariko niba ngombwa nzagusiga uzashaka undi uzashaka undi yarambwiye ngo niba na ngombwa tuzigira hanze iwabo nibakomeza kukwanga iwabo nibakomeza kunyanga tubona nyine bari kugenda bagumya kwanga ko tuzabana ntabwo ati tuzigira hanze turabona mfite amafaranga mfite n'akazi kandi wowe uri umukozi wo mu rugo urabizi twajya hanze ati amafaranga agenda ayafite kandi nyuma twaza sari fresh kabisa sister wanjye se wamubonye ntabonye unadari neza akase ubona rero kumbona ko nzi ko wari ko nabonye usanga muzehe wawe na papa wawe burave nta maraso rero abantu mama yaribyaye isa aribyara urabona n'akantu k'agasura dufitanye se akaga agasura ko kariho umuntu azajya guseka kimwe ariko asa na nyina asa na nyina noneho wowe wagira ngo nibo bongeye bagahura bo shagiye ubwo mbona umuntu ababonye mu muhanda muri kugenda yagira ngo ni n'abashiri neza wabonye baso nabaye bakiri bato ahita avuga ati nibo baba ari shagi rero buriya ahanini buriya umusaza urebye ewana
sha ni ifu rigenda nka se kabisa. Harya niwe muhungu w'imfura iwawe. Yuzuye akaba ari uwa kangahe? Sha uyu muhungu ankurikira bwa gatatu. Igikubirya ni cyiza. ibi kuko ari njye bibaho njyenyine. Nanse Mwaramutse. ese ko ndeba utameze neza. Byada. Umva nameze neza. Wabawe n'isi wabaye iki njyewe uziko n'urutse ahandi kumva wagira ngo uri kuganya. Iki cyabaye mbwira. Mu rugo ntabwo bimeze neza pe. Gute? ngo noneho ngo kari agahungu ntibagashaka. Agahungu kandi none se reba ukuntu akazi kari gupfa nawe none se basi nanumwe ugushyikiye wagiye nese brother wawe babivuga iki? Brother nta kintu ajya avuga bari muri zagara. None se boss wowe ukumva biri bugende gute? Byanze pe. Okay, nimugora bafite umwanya se nimugora akazi karangiye saa 11 kandi nashaka tuza gutahana wenda tukaza kujyana n'ahanyu wenda basi njye nubwo ndanabyizeye papa akabivuga mari njye niyumvira njye nanzi kadakomeje kiragiye ntabwo nanzi ko atashaka atashyuha Derek ngo ntabwo yakemera. Ese wamwangira iki? Nese ntabwo ari umuntu nk'abandi nubwo akora akazi ariko ntago azi nyina nubwo akora akazi ko mu rugo ariko ntago abizi neza. Bo bashaka amafaranga ngo ni umukire ngo kara ntagatindi. Erega ntago barazi nejo rega bashobora no guhinduka nawe akaba umukire. Nanjye nibyo mba mbabwira ndabibabwira ariko ntabwo babyumva. Okay, noneho ikigora basa kwininga akazi karangiye twaza gutahana na kibazo njye na brother wawe nawe mfite namba ndaza kumukumvishiriza ndazifite cyangwa se namwandike ka WhatsApp mbwira ati ndaza kuza kukureba ikigoroba wenda ngenze bazi ko nje no kurara mutebe nciramo iyo kesi yawe turaza kubireba. None se bamwanze gute se? None se papa ntabwo nanzi ko afite iyo myumvire n'ukuri ngo ni umukene ngo yambara nabi nega nese ushobora no kumugura imyenda rega agahinduka. None se ntabwo ejo n'umukene n'ejo azahinduka. Ndabibabwira ariko ntabwo babyumva. Cyenda rananiwe pe. Keria Karame. Wino ha. Bitose bro. Bashakaga. Ahubwo ntakubuza. Ese ukomeje bya bintu ko mba mbona ufite stress nyinshi. Ibiki? Bya bintu byo gukundana na wa muhungu. Uwuhe muhungu? Wa undi mwigeze kuzana hano. Bakabiruka. Uri cyane rwose turabikomeje. Ese ubona ari byo. Gute se bitari byo? Ubu wanze umuhungu ufite amafaranga. Nese amafaranga buri kimwe ubwo nyine uzajya umwire uzajya niwo uzaba umutunzi. Kize hari ikibazo namushakira n'akazi ariko akazi kandi amafaranga nta nubwo ari yakora urukundo kandi atarize. None se abantu bose abantu bize bose nibo bagomba gukundana cyangwa nibo bagomba kugira akazi. Sha papa ntago muzabyumva kimwe pe. Basi se washyigikiye wewe? Ntago ari byo. Kubera iki satani? Urumva ngiye nk'amasaza nakugira iyo nama yo kugushyigikira ugakundana n'umuhungu ukora mu rugo. Kubera iki? Nese umuhungu ukora mu rugo si umuntu se nk'abandi? Ni umuntu ariko nawe waba wisebeje cyane pe. Kwisebya gute se? Ibyo ntabwo mbyumva ngewe pe.
inkuvugiye sha papa umujinya afite awumushyiraho gute sha ntabwo ari byo pe wisubire nisubira ibintu byo kwisubiraho rwose mubisubize aho mubikuye nuriya nta wundi babara b'iyi minsi sinzi ukuntu babaye uragiye cyane rwose mbona amazi uzabibona aho twakundaga kunyura muri urabibuka ubundi mu rugo bagomba kuntegeka umuntu dukunda ibindi ibi ni ibice kujya kwirebera umukunzi wanjye komera cyane amakuru se ko watinze cyane cyane watinze cyane pe cyane cyane siko nicaye naje saa 5 saa 6:20 zirageze byana banjije gukora cyangwa vyo nanone yari yakwiyongora byabura se ntabwo byaba urabutambwiye ko uje guhura nanjye ntabyo namubwiye ese urumva tuzagenda neza turi kwipanga muri ino minsi mbona no mu rugo nabo cyane se warabibabwiye nubwo nawe yababwiye ariko mbona umusaza ari butari kubyumva neza gute se kandi gute kandi atabyemera wiwe ine abambwira ngo ni ukwisimbukuruza ambwira nyine kujya kubona n'inzu tubamo iri hasi njya gukundana n'umwana uba mu bipangu akambwira ati warishimbukuruje cyane ese ubwo baramutse banamuguhaye izo mwana urumva zambaye nta bintu birenze umwumva umusaza ati umva arambwira ati niba ushaka uzamureka kandi ndibaza nkareba icyemezo nzafata kikananira ubwo waba uzi ikintu na kimwe wawe icyemezo na kimwe wafata ukamubwira biragoranye pe kugira ngo bizakunde biragorana nari nzi ko ari njyewe bigoranye none nawe ndikumva cyane ni papa nyine ubona kwitara ibintu byakometse ariko wenda akubonye wenda byakunda da ariko numvishe ntacyo bitwaye
nta n'ikintu bitwaye nuko ababyeyi b'iki gihe mva mbona natazi ibyabo. ariko cyane cyane iwanyu nibo kibazo. nko mu rugo njyewe nanagenda nkamara n'imyaka ingahe mu rugo batarambariza, ariko wowe iwanyu umenye ko bafite n'amafaranga, ushobora gushyiraho abantu bakavuga ati nimunshakire umukobwa. Urumva rero abantu bafite amafaranga kandi ntago babura umwana wabo ngo bagumye bicare. Nzabibabwira nibanga kubyumva icyo nzababwira, babwira ko ubundi se ababyeyi b'iki gihe ko mba mbona barabikabya, ubundi baba bagomba kuguhitiramo umuntu muzabana, ari wowe umwihitiramo. Shaka bikaze tu biriya baba bavuga ni ibya kera, bya kera rwose. ese bo imba nyine bo bakuze babashakira, imba nabo bashaka ko bazagushakira. ariko nanjye mbona papa imico ya kera nawe akiyikurikiza. barakabya cyane nabo ibyo reka tubireke. nese indi minsi wari umeze ute? narinda aho ariko shenze utabeshyira nkunda ko nyose ubwo ubona ndi kukubeshya, ubwo sizi intambara zose nawe ndi kuzicamo nkubeshya. ajya wambwiye ko uzi kuririmba sibyo? ntabwo nzi kuririmba, ahubwo ni wowe ubizi, ni wowe wabizi nyine ndirimbira. Kari ko kuririmba rero wari jya ukazuye ndakwiteshe. nyine ndirimbira nyine akaririmbo keza nyine. Akaririmbo keza karavaye. ntabwo kabura aho kaba andirimbira. mpa nk'umunota umwe mbitekereza, ntekereza akaririmbo keza. ese ntiwashijera? umunota ntiwashije. gusa ubwo wayibuze koko? ndakuririmbira agace kamwe. niyo waririmba nzakujyana i Kigali. kubera ko ariyo uzi ngo ndakuririmba. nta kibazo. ingaye gira nkuririmbe. twagiye atangira hera sinzi mba nyitangiyemo hagati. twatangiye ndagukunda ntacyabihindurayo, ndagukunda ujya uhora ubyibukayo. ahandi ntaho nzi barebe cyane. kavuga kagera ntabyo namenya. nyuzi wari wagerageje, urabizi. ntabwo mbizi. urabizi nyine ako gako ariko kari kabangutse imbere cyane. ubundi ni ukuri ndakubaza kugatekereza. urabizi nyama ntabwo ari cyane. ariko shaka kubyara nabi biragatsindwa we. ubu ngubu ibyana byanjye byose bimbereye ibirumbo neza. aho se ubu umugore wiwe yagiye he? sheri kanze muhamagare kuri telefone ariko. amazi yagiye nari mvuye kuyasaba. wari uvuye kuyasaba si ubona se? wowe icara mu nkono, ako se genda urebe mu nkono ko harimo ikijumba. naho umukecuru wiwe sinzi ahantu yagiye. nzi ahantu yagiye kabisa. ako ubu na rwa ruhungu rukora akaryasi mu mujyi neza ruranze rurananiye, habe no kunyoherezaho icupa y'urwagwa kwe. uyu ni umuntu ubona ko bari ubundi umuntu yajya mu mujyi akamara imyaka 18 muri Kigali nta kintu na gito yinjiza, nta kintu na gito abwira ababyeyi. ubwo bari umuntu reka. ariko mana ujya umfashiriza bari abana, wenda hari icyo bazigezaho cyangwa bafite icyo bari kugera.
ariko ujye bamfashiriza rwose hari uwo tubana hawiwe ni umusinzi karawuta sinzi si umugore wiwe mbundi telefone yiwe yagize iki ko numva iri kompoza shaka nakumira nizere ko ibyo nakubwiye wabyumvishe ndabyumva sibyo dore aya masaha akunda guca hano ndashaka ko tugenda tugashima tukajyana ndahita nkajyana okay sawa sawa